again my friends, as always I'm your teacher Cedric. So in today's video tugiye kurebera hamwe final part cyangwa se igice cya nyuma cy'iyi literature mock for 2025 national examination. Yes, ya literature akaba ari A level cyangwa se senior 6 level. So ndi teacher Cedric, mwe tugiye kubana muri iyi video y'umunsi igiye kubamo ndende ho gatoya. Please mukirike kuri subscribe noneho in the end mudoye comment ya yani masomo twakoraho guys. So tugiye kureba hamwe iki kibazo cya 10 yino conclusion cyo kusako by Bertolt Brecht twayirebe hamwe mu gice kibanziriza iki cya nyuma. Yes, na prodinze ejo. Yes, noneho muri iki gice tugiye kurebamo William Shakespeare, Julius Caesar yanditswe na William Shakespeare. Tuyisobanure noneho dusubize ibibazo birayibazwaho, tuyite dukomerezaho ku kibazo cya 11 aho turareba play ya Henrik Ibsen, An Enemy of the People. Tuyite turebera hamwe The Crucible ya Arthur Miller. Yes, tuyisubize noneho tuyite tuyigera ku musozo. Guys, uri kubona ni nini cyane ariko ndagerageza kwihuta. So reka tugendere hamwe dutangire. Yes, question cyo kusako twarayibonye. Ya reka turebe hamwe iyi twaranayisubije no ishaka uje mu ma video na uploadinze ejo right tuyibona. So twarebera hamwe iyi Julius Caesar by William Shakespeare. Yes, tugiye gutangirana ikiganiro kiri hagati ya Decius Cassius n'undi mu character. Guys, nubwo nubwo Shakespeare yakoresheje icyongereza gikomeye cya kera, ariko turagerageza kugenda tukirebera hamwe ubusobanuro bw'amagambo akomeye kugira ngo n'ikindi gihe wahura nayo uzayashobore niko literature yigwa. Yeah, twagiye. Decius, shall no man else be touched but only Caesar? Uyu Decius atangiye avuga ngo se nta wundi muntu wakogwaho usibye Caesar. Cassius aramusubiza ngo Decius, well urged, I think 'tis not meet Mark Antony, so well beloved of Caesar. Should outlive Caesar, we shall find of him a shrewd contriver. Yes, ngo Decius wagumye kuhatiriza cyane ngo kandi ndakeka cyangwa se ndatekereza nta bitari guhura. Uriya Mark Antony ni umukundwa wa Caesar cyangwa se akundwa na Caesar cyane, kandi nanone akunda nawe ubwe akunda Caesar cyane. Should outlive Caesar, ngashobora gutuma Caesar arokoka, ugasanga atumye adapfa. To outlive, the verb to outlive means to survive, to live longer than of, to continue to live after the death. Yes, byatuma arokoka. We shall find of him, nawe tugomba kumushaka. A shrewd contriver. Should means a mouse like. No contriver ni planner cyangwa se mapanzi. Ngurura ni mapanzi umeze nk'imbeba. Yes, and you know his means, kandi nawe uzi uburyo bwe cyangwa se uko akoramo. If he improve them may well stretch so far. Ngo na biteze imbere noneho azayikwedura cyane. As to annoy us all, mu buryo bwo kuturakaza, which to prevent let Antony and Caesar fall together. Mu buryo bwo kugira ngo tubyirinde ibyo ngibyo, reka Antony ndetse na Caesar bose bagwire icyarimwe cyangwa se bapfe. Yeah, Brutus, our course will seem too bloody. Ariko ibi byo turimo bizagaragara nyine nk'ibirimo amaraso menshi. Tuzaba turi gushaka kumena amaraso menshi. Caius Cassius, to cut the head off and then hack the limbs, like wrath in death and envy afterwards, for Antony is but a limb of Caesar. Ngo Caius Cassius, wenda dushobora kuba twaca umutwe noneho nyuma ngo kuba twaca umutwe noneho nyuma yaho tugaca cyangwa se tugacagagura imbavu. To hack means to chop or to cut down in a rough manner. Yes, ngo to chop cyangwa se to cut down, tugacagagura imbavu bikamera ngo nka wrath means nk'igihano cyangwa kwihorera bitewe n'umujinya. Yes, in death and envy afterwards, ngo bikamera nk'igihano cyangwa se kwihorera
bitewe n'umujinya mu bijyanye mu rupfu, noneho na envy afterwards cyangwa se hatred, urwango, enmity, ill feeling. Yes, njye mba ngenda mbaha ubusobanuro bw'utu tugambo tuba tugerageje gukomakomeramo kugira ngo anytime nuhura natwo uzagira iki, uzatumenye meaning yatwo. Yeah. For Anthony is but a limb of Caesar. Ngo bitewe impamvu nuko nyine Anthony ameze nk'urubavu rwa Caesar. Rero mwebwe muri gushaka kuvuga ngo duce umutwe, noneho na nyuma yaho umutwe wo tumaze imbavu z'uwo tumaze guca umutwe ngo tugende tuzicagagure. Ari nkaho ariko Bratas ari kuvuga ngo mushaka kubikora. Let us be sacrificers but not butchers, Caius. Ngo reka wenda tube abatambyi ariko ntitube ababazi, Caius. Uri kumva uyu Bratas wari gushigikira ngo Anthony nawe ntiyicwe, ntajye mu mubare wo kwicwa, reka hicwe nde nuza Julius Caesar, ariko Cassius we agahatiriza ngo reka nawe yicwe, ashobora kutubangamira iki n'iki. Ngo we all stand up against the spirit of Caesar. Ngo twese twahagurutse ngo tugwanye umwuka wa Caesar. And not to dismember Caesar, but alas, Caesar must bleed for it. Yes. Ngo twese twahagurutse ngo tugwanye umwuka wa Caesar. Ariko and not to dismember. To dismember means to remove the limbs of. Ariko ntago twahagurutse ngo tumukuremo amanuza imbavu. But alas, rino jambo alas ni ijambo ry'ukoresha nyine riri kugaragaza like agahinda, kwicuza cyangwa se grief cyangwa se compassion cyangwa se resignation or disappointment cyangwa se gutengwa. Rero hano yari question ngo but alas, ariko ndi gutengurwa pe cyangwa se birababaje. Caesar must bleed for it. Yego kose Caesar agomba kubivira amaraso. And gentle friends, ariko nshuti zanjye, let's kill him boldly but not wrathfully. Ngo reka tumwice nyine mu buryo bwiza, tureke kumwica mu buryo bwa kinyamaswa cyangwa se mu buryo bumeze nk'igihano cyangwa se nk'aho turi kumwihoreraho bitewe n'umujinya tumufitiye. Yes. Ngo let's carve him as a dish fit for the gods. Reka tumugire nka dish cyangwa se dish wayita nk'iki. Yes, like nyine nk'iplato. Dish ni kimwe ni plato. Yes, urabizi nko ku ishuri hari ahantu bajya kuzana ibyo kurya, kimwe nyine bashyiramo ibyo kurya. Yes, iki dish nk'igi plate kinini cyane. Ngo reka rero ngo tumugire nka dish cyangwa se nk'iyo plate. Yes, ku buryo iraba inyuze ibigirwamana cyangwa ushaka bavuga imana kuko bo kuri bo aba ari imana zabo. Ngo not him as a carcass fit for hounds. Yes, nituva carcass wumve umubiri w'inyamaswa yabazwe. Ngo reka nitumugire nk'umubiri w'inyamaswa cyangwa se nk'inyamaswa yabazwe igomba kuribwa n'inyamaswa zifite amenyo. Ubwo nituva hounds wumve inyamaswa z'indyanyama, a canine animal, for example dog, lion, ibintu nk'ibyo. Yeah. And let our hearts as subtle masters do stir up their servants to an act of rage. Ngo none ureka imitima yacu imeze nk'uko abamaster cyangwa se bashebuja babikora, abatware babikora, ngo bagire iki, ngo they stir up their servants, ngo babangamira abacakara babo bitewe n'ibikorwa byabo by'ubugome, to an act of rage, byabo ba masters nyine. And after seem to chide them. Rino verb ni to chide, kwicuza cyangwa se kwishinja amakosa. Yes, ngo noneho ngo nyuma yaho bakamera nk'abishinje amakosa cyangwa se bakicuza. Ngo this shall make our purpose necessary and not envious. Ngo nitubigenza gutyo bizatuma intego cyangwa se icyo dushaka kimera nk'ikintu nyine cyari intego yacu yari ikenewe, nk'ibintu byari bikenewe, apana ibintu byo dukoze bitewe n'umujinya cyangwa se ishyari cyangwa urwango. Which so appearing to the common eyes. Ibyo byose bikaba ari ibintu byagaragara ku maso yose rusange. We shall be called purgers not murderers. Ngo twakwitwa abasukuzi cyangwa se abanyamukwa, abantu basukura ariko ntitwitwe abicanyi.
and for Mark Antony think not of him, ngo noneho ku bijyanye na Mark Antony wereka kwirirwa umutekereza, for he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off, ukubera ko nta kintu na kimwe yakora gisumbye ukuboko kwa Caesar mu gihe umutwe wa Caesar waba waciwe. Cassius: yes I fear him, yet I fear him, ariko ndamutinya, for in the engrafted love he bears to Caesar, bitewe n'urukundo rutajegajega akunda cyangwa se afite agirira Caesar, akunda Caesar. Brutus: alas good Cassius, do not think of him, ndatenguwe byiza Cassius, woreka kumutekerezaho, if he loves Caesar all that he can do is to himself take thought and die for Caesar, ngo niba akunda Caesar icyo yamukorera icyo ari cyo cyose kuri we ni uko yakifata we ubwe akabitekerezaho noneho akamupfira, and that will much he should, nibyo byonyine yabasha gukora, for he is given to sports, to wildness and much company, bitewe n'uko yahawe to sports, ubwo hano nituvuga to sports nyine ni nko ku means to participate in sport, kugira uruhare mu mikino ngororamubiri, ariko cyane cyane bikaba byifashishwa ku muntu uba usa nkaho afite little interest cyangwa se adashishikajwe n'ibyo bintu. Yes, rero hano ngo uyu Anthony we mbese nta kintu yaba atwaye niyo batamwica. Yes, ngo wowe baba bamuhaye kuba birimo ariko adashishikajwe nabyo, wildness, kuba ameze nk'inyagasozi, and much company, no kuba yaza akamera nk'ubafashije nk'ubiyunzeho. Trebonius: there is no fear in him, let him not die. Uyu mukaragita cyangwa se uyu mukina nkuru witwa Trebonius nawe aravuga ati nta bwoba twakakwiye kumugirira, reka tumureke ntapfe, for he will live and laugh at this hereafter, ngo bitewe n'uko azabaho noneho ajya aseka ibi nyuma yaho bimaze kuba. Clocks strikes, no amasaha aragera. Ibibazo biyibazwaho ni ibi bikurikira: A. What does Cassius suggest should happen to Mark Antony? Ese ni iki Cassius agaragaza kigomba kuba kuri Mark Antony? Roman 1. He should be left alive to rule Rome. Aravuga ngo tugomba kumureka ari muzima akayobora Roma. Roman 2. He should be imprisoned. Savuga yuko agomba gufungwa. Roman 3. He should be killed alongside Caesar. Agomba kwicanwa na Caesar. Roman 4. He should be given a political position. Agomba guhabwa umwanya mu bya politiki cyangwa se w'ubuyobozi. The real answer is just Roman 3. He should be killed alongside Caesar. Nibyo Cassius abashaka yuko Mark Antony nawe yakicanwa na Julius Caesar. Twagiye kuri B. What is the main focus of the conversation in this passage? Ese intego nyamukuru cyangwa se icyo bibanzeho, iki kiganiro kibanzeho ni igiki muri kano gakuru cyangwa se kano passage tumaze kubona, aka gace tumaze kubona. Roman 1. The conspirators discuss the contribution of Caesar to Rome. Ese aba bagambanyi bari kuvuga ku bijyanye n'uruhare rwa Caesar kuri Roma. Roman 2. The conspirators argue about whether to kill Mark Antony alongside Caesar. Aba bagambanyi bari kushwana cyangwa se bari kuburana, bari kushwana ku bijyanye no kwica Mark Antony cyangwa se kutamwica, bamwicanye na Julius Caesar. Roman 3. Brutus tries to persuade the conspirators to spare Caesar's life. Brutus agerageza kumvisha abagambanyi kuba bareka ubuzima bwa Julius Caesar. Yes. Roman 4. The conspirators planned how to kill Caesar for a crime he didn't commit. Ngaba bagambanyi bari kupanga buryo ki bakica Caesar ku bitewe n'ibyaha atigeze akora. What is the real answer for this question B? Question 10B. The real answer is just on Roman 2. Yeah. The conspirators argue about whether to kill Mark Antony alongside Caesar. Twagiye n'ikibazo cya C ku cya 10C. Describe the setting of this passage. Ese iyi passage ibera hehe? Reka turebe igisubizo. Yes guys, here is the answer for this question number 10C. Yeah. This passage takes place in a private and intimate space, likely a room in a Brutus's house, where the conspirators are gathered in secrecy on the night before the Ides of March, Act 2, Scene 1. Kagakuru kacu rero cyangwa se aka passage kabera mu muhezo
ahantu hameze nk'aho ari mu cyumba mu nzu yandi ya Brutus, aho abagambanyi baba bayikusanyije cyangwa se bateraniye mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane mu ijoro mbere ya Ides of March, ya tariki yo G aza kwicirwaho. Bikaba biba mu ka act ka kabiri muri scene ya mbere. Twagiye turebere hamwe n'ikibazo cya 10D. Mbibutsa mukeneye zino file, iyi mock, yaba ibi bibazo ndetse na marking guide, mubikeneye mwanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp displayed here in the screen, nkabibahereza. Si iyi yonyine ndetse n'ayandi madocument mwaba mushaka, yaba ya literature, ya geography, ya entrepreneurship, mfite na past papers, amadocument ndetse n'amapoetic device n'amashort story, mbese amadocument yose nifashisha ndi kubigisha hano kuri YouTube, mwayansaba kuri nimero yanjye ya WhatsApp nkayabohereza guys, cyangwa se mwabona ndi gutinda kubasubiza mukanampamagara, byose biremewe guys. Reka tugende dukomerezeho turebere hamwe ikibazo cya 10D. The question number 10D is just asking, how does Cassius trick Brutus into joining the conspirators? Ese ni gute Cassius a tricking cyangwa se a manipulating cyangwa se convincing, ashuka Brutus akajoining cyangwa se akihuza n'abagambanyi? Iki kibazo gikunze kubazwa cyane cyane kuri iyi play Julius Caesar by William Shakespeare. Cassius fabricates a petition pretending it is from the angry citizens demanding Caesar's removal, and he throws it in Brutus's window. Uyu Cassius aza gufabrika, kuhimba petition. Nituvuga petition ni inyandiko iri official, ibiriho n'amasinyatire menshi igaragaza nyine yuko ari ya kiyobozi. So iyo ni leta yanditse, akagaragaza yuko abaturage ba Roma barakaye cyane, bashaka yuko Caesar yavaho. Yes, noneho iyo nyandiko yamara kuyifata cyangwa se iyo petition akayita hehe, akayicisha mu dirishya ry'inzu ya Brutus. The welfare of Rome drives Brutus, and Cassius knows Brutus will give the people what they desire. Uyu Cassius abazi neza yuko Brutus araza guhereza abantu icyo bashaka, bitewe nuko uyu Brutus ni umuntu ubushaka ibyiza bya Roma, kubaho neza, welfare of Rome. So ni gutya bigenza, ni gutyo bamu trickinga. So guys, twagiye n'ikibazo cya 11 kibaza kiti choose one play and answer the question on it in essay form. Ugiye guhitamo play imwe noneho uyisubize, ibibazo biraza kuyibazwaho cyangwa se ikibazo kiraza kuyibazwaho, noneho ugisubize muri essay form. Kikaba gifite amanota 15. Iya mbere ni play ya mbere ni iya Henrik Ibsen, An Enemy of the People, cyangwa umwanzi w'abantu. Choose 3 characters from the play An Enemy of the People by Henrik Ibsen and explain with reasons why you consider them to be very dangerous characters. Hitamo abakina nkuru batatu baturuka muri iyi kinamico Enemy of the People yanditswe na Henrik Ibsen, none usobanura impamvu wabafata nk'abakina nkuru bari very dangerous, babi cyane nyine. Mugiye kuri B ari Arthur Miller The Crucible, bakatubaza ngo which 3 characters in The Crucible bear the most responsibility for the wrongdoings portrayed in the play. Abakina nkuru batatu, nabaye bakina nkuru batatu bo muri Crucible bashobora kuba baragize uruhare runini cyane mu bikorwa bibi bigaragazwa muri ikinamico cyangwa se muri iyi play. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Yes, twita tugera hehe kuri end tusoza ino moke. So guys, tugiye guhera kuri Henrik Ibsen An Enemy of the People. Batubaje ngo duhitemo abakina nkuru batatu baturuka muri iyi kinamico An Enemy of the People yanditswe na Henrik Ibsen, none tusobanura impamvu twabafata nk'abantu bari very dangerous. First of all, muri essay form muratangirana na introduction. Yes, none tete tumanuka muri body utangiye ibyo bitekerezo byawe. Umukinnyi wa mbere baduhaye ni Peter Stockman, the mayor. Dr. Stockman's brother, Peter Stockman,
who is the mayor of the town, is one of the main antagonists in the play. Uyu Dr. Stockman, uyu Peter Stockman akaba ari umuvandimwe wa Dr. Stockman, yes, akaba ari we meya w'umujyi, n'umwe mu bakina nkuru baba antagonist ba The Band b'iyi play, an enemy of the people. Ubundi uyu nani we mwanzi w'abantu. When Dr. Stockman discovers that the town's public baths are contaminated, he expects support from his brother. Mu gihe Dr. Stockman avumbuye ibijyanye n'ubu bwogero, yes, hariho abantu banshorinze muri igihe nakoze multiple choice questions bakambwira ngo ntago ari ubwogero, ngo ni imigezi, ngo ni amariba. I don't know. Yes, muzakore further research, nayo nzakora further research, gusa in this case ngiye nyifata ntaribi, reka tuvuge ko ari amareba. Yes, igihe rero akora ubushakashatsi kuri izi baths, yes, agasanga zarabaye contaminated cyangwa se zaranduye, yes, he expects support from his brother. We aba yizeye, uyu Dr. Stockman aba yizeye yuko uyu muvandimwe agiye kumufasha. Yeah. However, Peter is more concerned with protecting the town's economy, which heavily depends on the baths. Ngariko uyu Peter we ikiba kimushishikaje abarajwe inshinga no protecting cyangwa se no kurinda ubukungu bw'uyu mujyi, ugasanga nibwo cyane cyane yishingikirizaho kuri izo baths. He dismisses Dr. Stockman's findings and tries to suppress the truth to avoid a scandal that could harm the town's economy. Nuko rero aza kuburizamo ibyo bijyanye n'ubushakashatsi bwa Dr. Stockman, noneho akagerageza kuburizamo ukuri kwe kugira ngo abuze iyo scandal cyangwa se iyo nkuru itakwirakwira none ku buryo yakangiriza ubukungu bw'umujyi. Peter eventually takes drastic measures to ensure his brother is silenced, including firing him from his position as the town's medical officer. None uyu Peter bwa nyuma na nyuma afata ingamba zikaze zikomeye cyane kugira ngo uyu muvandimwe we amucecekeshe, harimo nko kumwirukana mu kazi ke cyangwa se to firing him from his position, ndetse nk'umu medical officer cyangwa se umuganga w'umujyi. Yeah, Peter Stockman's oppression, corruption, selfishness and denial of the truth make him a dangerous character. Kwikunda, kuba umunyagitugu, mu corruption cyangwa se ibikorwa bibi cyangwa se bya ruswa n'ibindi byose, nyine ibikorwa bibi. Nituvuga corruption ntabwo tuba tuvuze ruswa byonyine, ni ibikorwa byari byo byose bibi. Ibyo byose ndetse no kwanga ukuri, ibyo byose ni bituma uyu Peter Stockman aba dangerous character. Twagiye uwa kabiri ni Hovstad the editor. Hano nubwo bagusabye batatu, gusa hano ho bari kuduha yes, nani batatu baduhaye, sorry. Yes, twagiye kuri Hovstad the editor. Hovstad, the editor of the local newspaper, initially appears to be an ally of Dr. Stockman. Uyu Hovstad akaba ari we editinga ibijyanye na cya kinyamakuru cya se local newspaper. Yes, niba kiba cyitwa People's Daily Messenger. Yeah, I don't know. Yeah, initially appears to be an ally of Dr. Stockman. Bwa mbere na mbere agaragara nk'inshuti, an ally cyangwa se a friend, inshuti ya Dr. Stockman. He is eager to publish the doctor's findings about the contaminated baths and uses the situation to further his own political agenda. Ngariko ngaba afite nyine ubushake bwo gupublisha cyangwa se bwo gushira hanze ibyo Dr. yabonye, ubwo bushakashatsi bwa Dr. Stockman bijyanye nuko kugira nyine kukwandura cyangwa se contaminated baths, uko kwandura kw'izo baths, noneho akayifashisha iyo noneho akaza kwifashisha iyo situation for further his own political agenda, ku byo abashaka mu bya politiki. However, Hovstad is ultimately dangerous because of his opportunistic nature. Ariko nanone uyu Hovstad nawe ni dangerous, yes, bitewe n'iki, n'uburyo aba ari umuntu ufatiranya amahirwe, umuntu akabonerana umuntu tu. His commitment to the truth is secondary to his desire to gain power and influence. Uko gushishikazwa n'ukuri kwiwe ni ibya kabiri
bikaza nyuma yo kuba we abashi ari umuntu wishakira kugira imbaraga, yes, no kuba yagira influence, byose ni imbaraga nyine. When the tides turn against Dr. Stockman, Hofstad quickly retracts his support and joins the forces with the forces of repression. Iyo bigenze nabi rero, umarabi igahindukirana nuza igwanya Dr. Stockman, ibintu bikagenda bibi kuri Dr. Stockman. Hofstad nawe ahita amutererana, agahita amuvaho akajya gufasha izindi mbaraga, akihuza n'izindi mbaraga ziri kugwanya, zigaragaza ko arizo zifite n'imbaraga nyinshi gusumbya za Dr. Stockman. Ubwo ni ukuvuga ahita joininga Peter Stockman. His willingness to manipulate public opinion for his own benefit rather than stand firm on his principles makes him a dangerous character. Kuba ari nk'umuntu w'umunyamakuru, atari wa muntu ugerageza ngo ahe abantu ukuri, agendere ku mahame yiwe yo kuha abantu ukuri, ugasanga ahubwo agiye mu bintu byo kubeshya abantu public cyangwa se rubanda bitewe n'inyungu ze, bituma nawe aza ku rutonde rw'abakina nkuru bari dangerous, babi bateye ubwoba cyane, babi cyane, bari dangerous, bateje ibyago. Aslaksen, the head of the Householders Association. Uyu ndi mukina nkuru wa gatatu ni Aslaksen, akaba ari we ukurikiye Householders Association. Aslaksen is a dangerous character in the play. Nawe ni dangerous character mukina nkuru, nawe mubi muri play gute. His danger lies in his cunning and ability to exploit the fears and weaknesses of the common people. Uko kuba mubi kwe bigaragarira mu kuba cunning, mu bumamyi cyangwa se mu bibeshyo bye, ndetse n'ububasha bwe bwo kuba yanyunyusa cyangwa se yafatiranya ubwoba n'intege nkeya by'abantu bya rubanda rwa giseseka, abantu baciye bugufi cyangwa se abantu bo mu cyiciro cyo hasi, common people. As the leader of the Householders Association, he represents the conservative middle class interests that are concerned with maintaining their economic stability. Yes, ngo nk'umuyobozi wa Householders Association, we agaragaza conservative middle class interest, inyungu z'aba middle class cyangwa se z'aba abantu bo mu cyiciro cyo hagati. Yes, akaba that are concerned with maintaining the economic stability. Nanone akaba ashishikajwe no gutuma ubukungu bwabo buba stable, budahungabana. His primary concern is ensuring that the town's public baths remain open for business because it benefits his group. Yes, ngo we ikimushishikaje kibanze cya mbere ni ukumenya yuko nyine ubwogero bwa public, bwa rubanda cyangwa se bw'abaturage, bugomba kuba bufunguye ku ma business, nyine abantu bakaza bakabakira bagakorera amafaranga iki n'iki. Yes, bitewe ku bw'inyungu z'itsinda rye. Guys, iyi staff muyikurikiye ni final one, nyikoze ryari ndi kubona bimaze kuba saa 9 z'ijoro. Muyikurikire cyane, impamvu ndi kubikora no mu masaha ya nijoro ni uburyo bwo kugira ngo nyine guys mujye mu cya leta, nararangije kuyikora, so ndi kuyikora muri ijoro, mu gitondo ya uploadinga. Let's continue. Aslaksen is dangerous because he manipulates the masses by appealing to their fear of disruption, convincing them that Dr. Stockman's revelations about the contaminated water are a threat to their livelihoods. Uyu Aslaksen rero nawe ni umudangerous bitewe nuko nyine abeshya rubanda nyamwinshi, masses. Yes, bishingiye nyine ku kuba ari gutinya, akabemeza buryo ki ibyo Dr. Stockman yabonye, ibyo yahishuriwe cyangwa se ibyo yabonye ku bijyanye n'ayo mazi yanduye, ari ibintu nyine bibi, ari ikintu kibi, ari threat, ari ikintu kibi, ari ikiza ku buzima bwabo. His ability to sway public opinion by exploiting the fears and the prejudices of the masses makes him a dangerous force in undermining Dr. Stockman's campaign for the truth. Yes, ubushobozi bwe rero mu kuba yahindura, yabeshya, yabasha kujyana yashaka public cyangwa se rubanda, akifashisha akabikora batera ubwoba cyangwa se akifashisha ubwoba bwabo n'amazina na za prejudices za mass. Yes, bituma nyine nawe aba imbaraga mbi cyane zicisha bugufi Dr. Stockman ntabashe kuba yagaragaza ukuri kwe. Noneho n'izindi point zifite ubusobanuro bugaragara nazo ziremewe. Iyo yari An Enemy of the People.
Yes, reka tujye ku yindi yitwa Arthur Miller The Crucible. Iki kibazo nanone batubaje, which three characters in The Crucible bear the most responsibility for the wrongdoings portrayed in the play? Abaye bakinankuru batatu muri Crucible bagaragaza uruhare rukomeye cyane mu bibi bigaragazwa muri iyi kinamico. Accept a plausible introduction and ideas. Bakeneye introduction. Guys, niba ushaka kubona amanota yawe 15 yuzuye, bakeneye gukora muri essay form, introduction, body na conclusion, abikora fresh. Twagiye ku ikubitiro rero muri body bari kuduha umukinankuru wa mbere ugaragaza ibibi utuma habaho cyangwa se ufite uruhare mu kuba habaho wrongdoings zabaye portrayed in the play, ni Abigail Williams. Turebe uburyo bamusobanura. Abigail is the primary antagonist in the play. Abigail ni antagonist wa mbere, ni mukinyi mubi, ni the band wa mbere muri play. How? She is a manipulative and vengeful character who initiates the witch trials. Ni umukinankuru uri manipulative, uri cunning, w'umumamyi kandi ugira ikintu kijyanye no kwihorera. Yes, ni utangiza niki ni zino manza zo gucira urubanza abapfumu cyangwa se abarozi. Her fear of being caught for her own sins, such as her affair with John Proctor, and her desire to gain power and control over others, drive her falsely accuse many innocent people of witchcraft. Yes, ngo kuba agira ubwoba bwo kuba yafatwa bitewe n'ibyaha bye. Tuvuga urugero nko kuba yaragiranye aferi na John Proctor. Ubwo hano niyo bavuga aferi ni ukuryamana nawe. I know you are somehow old people. Yes, ndetse no kuba ashaka kugira imbaraga, ni umukobwa cyangwa se ni umugore. Yes, no gukontorora abandi, kugenzura abandi bantu, ibyo byose bituma ajya mu gice kibi, mu nzira mbi yo gushinja abantu benshi b'inzirakarengane, akabashinza ubupfumu cyangwa se amarozi, kari abapfumu, ari abarozi. Abigail's lies and accusations escalate the mass hysteria and lead to the deaths of several innocent people. Ibyo bibeshyo, uko gushinja abantu ababeshyera k'uyu Abigail, bikwirakwiza mass hysteria, ikintu cy'ubwoba mu bantu. Iki n'iki, bagatangira gukora ibintu batateganyije. Iki n'iki bigatuma habaho impfu nyinshi cyane z'abantu b'inzirakarengane. She is the driving force behind the witch trials, and her selfish motives cause widespread harm and suffering. Niwe mbaraga cyangwa se niyo mpamvu nyamukuru yihishe inyuma y'izi manza baciraga abantu babita abarozi, ndetse no kwikunda kwe. Ibyo byose nibyo bituma habaho gukwirakwira kw'ikibi ndetse no kubabara. Uwa kabiri ni Judge Danforth, umucamanza Danforth. Judge Danforth is the deputy governor and a key figure in the witch trials. Uyu mucamanza Danforth ni deputy governor ndetse n'umuyobozi ukomeye muri zino manza z'abarozi. His blind belief in the trials and his desire to protect the integrity of the court lead him to ignore the mounting evidence that the accusations are false. Yes, imyizerere ye y'ubuhuyabuhumyi, wavuga nk'aho ipfuye, mu bijyanye ni guca imanza ndetse no gushaka kurinda ubusugire cyangwa se integrity of the court, ubusugire bw'urukiko, bituma yirengagiza ibimenyetso bigaragara cyane kuri abo ngabo bashinjwaga kandi bagashinjwa ibitari byo. Rather than stopping the trials when it becomes clear that many of the accused are innocent, Danforth prioritizes his reputation and the authority of the court. Ngaho kugira ngo ahagarike izi manza, bitewe n'uko byageze igihe bikagaragara neza yuko abantu benshi bashinjwaga babaga ari inzirakarengane, uyu Danforth we yagerageje kwibanda ku kijyanye no kwamamara kwe n'izina, gukora izina ndetse n'ubuyobozi n'ububasha bwe mu bijyanye n'urukiko. He is complicit
his complicity in the executions and the continued persecution of innocent people because of his pride and inability to admit the trials were based on false accusations. Yes, we rero yagize uruhare mu iyicwa ry'aba bantu y'aba bantu nyine b'inzirakarengane bitewe n'uko no kumva ashaka ishema no kutagira iki bitewe nanone no kutagira ububasha bwo kugaragaza bwo kutagira nyine izi manza kudashyira ku iherezo izi manza zari zishingiye ku binyoma kuba barashinjwaga ibintu biri force bitari ibya nyabyo. Undi ni Reverend Paris, batubaje batatu gusa hano ndi kubona baduhaye bangahera 8 ya reka tubajyemo. Undi ni Reverend Paris. Reverend Paris is the minister of Salem. Uyu Reverend Paris ni minister of Salem, ni umukozi w'Imana mu gace ka Salem, and his primary concern is his own reputation. Nawe icyo abashishikajwe nacyo ni ukwamamara kwe. He becomes paranoid and fearful when his niece Abigail and the other girls begin accusing people of witchcraft as it threatens his standing in the community. Noneho aza kuba umuntu w'umunyabwoba cyane igihe umwishywa we Abigail cyangwa umwisengeneza n'iki niece umwishywa we ariko w'umukobwa Abigail ndetse n'abandi bakobwa batangira gushinja abantu ibijyanye n'ubupfumu n'uburozi. Yes, noneho akumva yuko nyine bishobora kuza kugira kwangiriza icyubahiro cye mu cyase umwanya we muri community mu muryango mugari. He encourages the trials and supports Abigail's accusations even when doubts begin to arise. Noneho aza gushishikariza abantu bijyanye n'izi manza, noneho agafasha na Abigail mu by'abashinjwa, kabone n'ubwo gushidikanya gutangira kuzamuka. His fear of losing his position in Salem drives him to act responsibly and allow the hysteria to continue. Ubwoba bwe rero bwo kuba yabura umwanya we muri Salem bituma atangira kugira ibikorwa bibi nawe, agatuma hysteria igumya gukwirakwira cyangwa ikomeza. His self-interest and fear of losing power contribute to the acceleration of the witch trials. Yes, we kuba yita ku nyungu ze ndetse no kugira ubwoba bwo kubura umwanya cyangwa se bwo kubura imbaraga bituma hagumya gukwirakwira ibijyanye n'imanza z'abapfumu. Uri kumva hano buri mukinnyi wese aba yigwanaho, iki n'iki aba yirebaho, aba ari self-centered stuffs, man. Yeah, self-centered people. Uwa kane ni Thomas Putnam. Thomas Putnam is a wealthy and a vindictive landowner. He used the witch trials as an opportunity to accuse his neighbors and acquire their land. Uyu Thomas Putnam we aba ari umukire cyane, afite ubutaka bwinshi, noneho yifashisha zino manza kugira ngo abone amahirwe yo kugira iki, yo gushinja abaturanyi be, noneho agahita yigarurira ubutaka bwabo mu gihe bakimara kubica. Yes, bica abantu bakica n'imbwa. Yeah, bamanika abantu n'imbwa bakazimanika bari kubashinja ngo ni abarozi. His motivations are rooted in greed and desire for power, as he believes that by accusing others of witchcraft he can seize their property. Yes, we icyo abashishikajwe we ni abafite imizi mu bijyanye ku kintu kijyanye n'ubugugu n'ubusambo, noneho we aba anishakira kuba umunyembaraga bitewe n'uko aba yizera yuko nashinja abandi ibijyanye n'ubupfumu cyangwa se n'uburozi araza guhita yigarurira imitungo yabo. Putnam's greed and malicious intentions make him one of the key contributors to the destruction of innocent lives in Salem. Ubugugu bwa Putnam ndetse nuko gushaka nyine kuba umuntu ukaze cyane w'umunyembaraga bituma habaho iyangirizwa cyangwa se gutakaza cyangwa se ibura ry'ubuzima bw'abantu b'inzirakarengane muri Salem.
abandi bakina nk'uba gatanu ni The Girls b'abakobwa, ubwo ni ukuvuga Betty Paris, Mercy Lewis n'abandi. The group of girls led by Abigail falsely accused others of witchcraft to avoid punishment for their own involvement in the forbidden rituals in the forest. Iri tsinda ry'aba bakobwa riba riyobowe na Abigail ritangira gushinja abantu ariko mu buryo butari bwo kugira ngo birinde ibihano kubwo kuba bagiye mu migenzo itemewe, bagiye mu bikorwa by'imigenzo itemewe aho mu ishyamba. Their fear of being caught and punished for their actions leads them to participate in the hysteria, ultimately accusing numerous innocent people of witchcraft. Uko gutinya ko bafatwa no bagahanwa kubw'ibikorwa byabo bituma nabo bagira uruhare mu bijyanye na hysteria. Nituva hysteria umva ubwo bwoba nyine butuma abantu bakora ibintu basa nkaho bari guhubuka batanatekerejeho, bigatuma finally cyangwa se directly cyangwa se ultimately batangira gushinja abantu benshi bagiye batandukanye b'inzirakarengane, bakabashinja ubupfumu. While they are largely influenced by Abigail, the girls are still complicit in the spirit of fear and false accusation. Kabone nubwo nyine usanga ibyo byose biterwa cyane cyane na Abigail, ariko n'abakobwa nabo usanga bari kugira uruhare mu gukwirakwiza ubwoba ndetse n'ibinyoma no gushinja abantu ibinyoma. They act out of fear, byose babiterwa n'iki? N'ubwoba, peer pressure, ikigara and self preservation, no kugerageza kwirinda nyine. But their actions have disastrous consequences, ariko nanone ibikorwa byabo bifite ingaruka mbi za disastrous consequences zimeze nk'ibiza nyine zangiza. Uwa gatandatu ni John Proctor, cyangwa se to some extent tugerageje kubagura nyine nawe hari uruhare dukoze analysis twamubonaho yaba yaragize. While John Proctor is ultimately one of the play's tragic heroes, he is also partly to blame for the escalation of events. Yes, mu gihe John Proctor nawe ari umwe mu ntwari ariko ziri tragic, intwari birangira nabi, umwe wakita nka acteur, ariko nawe yagize uruhare mu kuba habaho escalation of events, bino bintu by'inuza nyine by'imanza. His initial affair with Abigail sets off a chain of events. Kuba yaragiranye bwa mbere na mbere yararyamanye na Abigail nabyo bituma habaho ibindi bikorwa nyuma yaho nyine, ishene yabyo. And his delayed confession of the truth about Abigail's manipulation includes some of the damage to go unchecked for a time. Kuba yaratinze rero kuvuga bijyanye n'ukuri kwa Abigail bituma habaho some of the damage to go unchecked for a time, bituma bigenda nabi nyine, hakabaho ibintu bidasuzumwa uko igihe kiba cy'izo manza kiba kiri kugenda kijya mbere. His refusal to name Abigail as the instigator of the hysteria area in the play prolongs the crisis. Kuba atinya cyangwa se yanga kuvuga Abigail nk'umuntu uri gukwirakwiza iyo hysteria hakiri kare muri play, bituma nyine ibintu bigenda birushaho bikaba bibi. While Proctor redeems himself by refusing to falsely confess to witchcraft, his early actions and hesitance to act sooner contribute to the tragedy. Kuba rero ayanga uyu Proctor yanga nyine kugira ngo atayicira izina, ugasanga ari kwanga kuba yavuga ibijyanye nyine n'izo affairs yagiranye na Abigail, n'ibindi n'ibyo bikorwa bye byose bya mbere nyine, noneho nyuma yakaza kubivuga, noneho bituma noneho bigenda biba bibi cyane, contributing to the tragedy. Undi wa karindwi ni Reverend Hale. Mbibutsa bo tugiye kuvuga ku bantu 8. Reverend Hale initially arrives in Salem as a confident expert on witchcraft. Uyu Reverend Hale bwa mbere na mbere agaragara muri Salem nk'umuntu expert, umuntu w'inararibonye wifitiye icyizere byatari ku bijyanye n'ibi bintu by'ubupfumu. Eager to root out evil, we abashishikajwe no kugaragaza no gukura imizi y'ikibi. However, when he realizes that the trials are based on lies and manipulation, he attempts to stop the madness. Ariko yatangiye
yaba amenya yuko izi manza zishingiye ku binyoma, ibintu by'ibibeshyo nyine, agerageza kugira iki, guhagarika ubwo busazi. Although Hell, ubwo ni ukuvuga Reverend Hell ultimately tries to help those accused, his initial actions in supporting the trials contribute to the spirit of history. Kone nubwo bwa nyuma na nyuma agerageza kurinda cyangwa se kuprotectinga ababa bari gushinjwa, ariko ibikorwa bye bya mbere bituma habaho kwirakwira rya hysteria. Hell's earlier involvement in the witch trials, even though he later regrets it, helps to legitimize the proceedings and gives the trials a sense of authority. Yes, kuba nuza uyu Hell cyangwa se Reverend Hell yaragize uruhare muri izi manza zo gucira imanza abarozi, kabone n'ubwo nyuma yaho abyicuza, bifasha kuba izo manza zimera nk'ibintu byemewe nyine, bikazitera imbaraga, ngo it gives the trials a sense of authority, ububasha bitewe n'uko biba bishyigikiwe. Ni nijoro cyane guys, ubwo ndi kumva ndushya, ariko reka dukomeze. Uyu niwe wa nyuma. 8. The townspeople of Salem. Bakina nkuru ba nyuma ni abantu bo mu mujyi wa Salem, nabo babigiramo uruhare. Let's continue. The general population of Salem also shares some responsibility for the events. Ng'abantu bose, abaturage bose ba Salem bose bagira uruhare, baba bafite uruhare kuri izo event ziba ziri kuba. Many townspeople, driven by fear, hysteria and personal vendettas, either participate in or support the witch trials. Abantu benshi bo muri uwo mujyi batwarwa n'ubwoba ndetse n'iyo hysteria ndetse na personal vendettas, cyangwa se n'amashyari n'iki, no kugirana amashyari iki n'iki n'urwango baba bafitanye hagati yabo, ugasanga batangiye kugira uruhare cyangwa se gufasha izi manza z'abarozi. They allow the accusations to go unchallenged and often encourage the trials because they believe it will protect them or advance their own interest. Noneho batangira rero kwemera yuko habaho ibintu byo gushinja abo bantu, noneho ntibabihagarike, noneho kenshi na kenshi bakanabishishikaza cyane, nyine ukumva bashishikajwe nabyo, n'izo manza, bitewe n'uko baba bizera yuko birabarinda, reka babacira imanza, wenda nibo bari kuzabashinja nabo nyuma, cyangwa se nanone kubw'inyungu zabo, reka babacire imanza noneho babice, dusigarane imitungo yabo. The town's collective fear and their willingness to accept the witch trials without questioning their legitimacy contribute significantly to the tragedy. Yes, ubwo bwoba bwabo rero uri kumva, no kuba bashaka yuko no kwemera izi manza yuko zibaho nta kintu na kimwe babajije ku bijyanye nazo, bituma habaho ibyo bintu bibi. So guys, this is the end. Notabene, accept any 3 characters, accept an appropriate conclusion. Nanone vuga abakina nkuru nibo bemewe, noneho ukanashyiraho n'umusozo wemewe. Gusa turebe uburyo bagendewe bari kumakinga cyangwa se bari guha amasomo y'ino essays. Note, the following points and marks allocation must be put into consideration when marking essay questions. Yes, aya manota ndetse no kugenda bamakinga aya mapoint ndetse n'amanota yashyizweho niyo yagomba kugenderwaho mu gihe bari kumakinga essay question. Bino ni ukugira bigufashe kuzakora essay question uzi buryo ki n'amanota biki n'iki. Tugiye kurebera kuri format. Introduction, body, conclusion. Kuba wakoze format ukabikora mu buryo bwa introduction, body na conclusion, bihita biguha amanota 3. Niyo mpamvu ushobora gusanga umuntu yabuze amanota kandi ikisubizo yari akizi. Uburyo cya kabiri, introduction, kuba wakoze introduction ni amanota 2. 3. Body, kuba wagize muri body cyangwa se mu gihimba ugashyiramo ibitekerezo byawe, ni amanota 6. Bishatse kuvuga ngo accept any 3 well illustrated ideas. Ibitekerezo 3 byagaragajwe, kimwe 2 ikindi 2 ikindi 2, bigatuma body igira amanota 6. Ubwo tumaze kubona amanota ngahe 11. Noneho twagiye kuri conclusion, nayo ni 2, ubwo yabaye 13.
gatanu, grammar and language use, ikibonezamvugo n'ururimi wakoresheje, uburyo warukoresheje neza, byose biguha amanota 2. Wakora washiramo ama errors 2 cyangwa se amakosa 2 bagukata 0.5, byose hamwe akaba ari 15. Guys, ni gutyo mugomba kujya mukora iki essay questions, iyi marking scheme ya essay. Guys, I was teacher Cedric. This is the end for the mock for 2024 or 2025 national examination. Yes, this is the end. I really love you. I really love you. I really love you. Nizeye yuko muyibonye. Mbibutsa niba mukeneye izi document munyandikire kuri nimero yanjye WhatsApp ya iri displayed here in the screen of your phone or of your smartphone or computer. Noneho niba mukeneye n'ayandi madokima guys munyandikire. Yes, noneho niba ari ubwa mbere wayisuye ino YouTube channel, please click kuri subscribe icon. Ni YouTube channel inyuraho amasomo ya literature gusa. Nababwira yuko hariho n'ayandi channel mfite yanyuraho history, geography, psychology, philosophy ndetse n'amabanga y'ubuzima. Wowe icyo usabwa ni ukusacinga Teacher Cedric, kongeraho izina ry'iyo somo uri interested muri ryo, muri ayo ari haraguru maze kubabwira. Tuvuga urugero, niba ushaka kureba entrepreneurship, searchinga Teacher Cedric entrepreneurship. Niba ari geography, searchinga Teacher Cedric geography. Niba ari history, searchinga Teacher Cedric history, n'ayandi gutyo na gutyo. Guys, I was Teacher Cedric. This was the final part of the literature mock for 2024 or 2025 national examination. Nizeye yuko muzabitsinda cyane guys. Yes, ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi cyangwa se ubundi bufasha, wanyandikira kuri nimero yanjye ya WhatsApp. I love you guys. This is the end. Thank you for being with me. See you until next time.